Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Kedi Official ndabasuhuje mbahaye ikaze muri uno mugoroba tariki 25 ukwezi nukwa kane umwaka ni 2024. Ndiyo. Wiriwe neza bwana Magashi. Wiriwe neza Kedi. Turacyari mu minsi ijana ariko yo kwibuka jenoside, kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi. Cyane rwose. Aha, tuje muri studio rero nk'ibisanzwe tuje muri update. Update nk'ibisanzwe ziba ari imiripuko, ni ibintu abantu baba bazi, ahubwo hari abantu nabonye bandika muri comment wanyu bati ko twabuze Kedi yaburiye hehe. Barambuze. Ubu ntago bazi ko Kedi afite Kedi Official ni waje kuvuga kwa Magashi. Magashi TV. So nuvuga ngo tuje muri update nk'ibisanzwe nimugoroba twari kumwe na Magashi no kuri uyu mugoroba n'ubundi turi kumwe. Ntekereza ko rwose ino coalition yabashe kuba yabanogera. Iyo ndi kumwe n'uyu musasanuzi rero cyangwa se uyu mu senior muri aka kazi dore rwose yanakantanzemo mbazi neza ko rwose tugomba gutanga icyitwa full package cyangwa se amakuru yuzuye. Magashi isasu rye riri kurira muri aya masaha y'umugoroba n'ubu tuvugana uturutse Goma hariya rwose ahantu hitwa rwose hariya ibicumbi, ahantu hari ibicumbi bya FDLR za Mugunga, amasasu ni menshi cyane kugera mu bambere ntiwabona aho uca, ntiwabona aho ujya. Turimo turabona abantu bakomeretse, turimo turabona ambulance zitunda abantu, ntiwamenya ngo barimo bararwana nande, hariya barimo barasubiranamo. Ibi bintu bimeze bitewe Kedi. Turaje tubasasanura impamvu y'aya masasu kuko ubudasabwa Kedi Official tugomba kuba tubabwira icyo bita imvo n'imvano. Mu kirundi bavuga ngo ni imvo. Turaje tubatondoshe mu byukuri uko ikiri gutera imirwano. Gusa icyo mwamenya no kwitwa Kambuzi ni komanda wa Mayimayi za APCRC bamaye deployment arayanga. Ese ubu nese we waba arimo subiranamo na FARDC. Turaje tubibavira imuzi n'umuzingo ariyo mpamvu twatubwira nyamuneka cyane Kambuzi kweri ni gahene mwe ni mukande subscribe ubundi kahene ibindi babitorekere tubibadondoshe 5 kwa 5. Ku rundi ruhande nubwo twayavuze kwa Magashi TV aryo hasubiwemo ngo batwitse ikintu cyitwa Amura Amura hariya za Kanyabayonga werekeza Beni. Amura bayishumitse ahitwa Kaina Kaina rero n'impamvu bigarutse kandi twabivuze. Hari wanyandikiye ngo ujye ugerageza nawe bishimangire atutarabishimangira Kedi ntabwo twemera ko ari ukuri. So ngira ngo rero turaza kugaruka ku ino operation yakozwe na drone, ariko ku rundi ruhande ni akabantu mu mujyi wa Goma bakomeje gupfa. Ngubu muri quartier imwe hano muri Kongo Kinshasa turaza kubabwira hano mu mujyi wa Goma hari umuturage w'imyaka 23 gutyo, urumva aracyari umwana nacyari urubyiruko cyangwa se n'umusore abashe gupfa. Turaza kugaruka kuri zipfu za hato na hato ziri kugaragara muri uno mujyi wa Goma, ari nako rwose tugenda tubakoza cyangwa se tubageza mu zindi access zigiye zitandukanye, yabiyo za Minova, yabiyo za Rwindi. Ikirori preparation rero y'intambara. Intambara imeze nk'indi ya Hemagadoni. Iyi ni intambara y'injyana muntu, ni intambara Kisekedi amaze igihe yitegura, ariko mwabantu mw'intambara n'ubundi iba yamutaye kwa amazi, yamutaye kwa kajwiga. Iratuma rwose abiri cyuya no mu gihe imvura iri kugwa. So ayo ni makuru tiye ko tubagezaho rero ku buryo burambuye. Mwabyumvise ko ndi kumwe n'umucambuzi byahamye ni bwana Magashi kuva ku kinyamakuru cya Magashi TV, ariko nanone nyaboneka dusubiremo ni mushigikire umuyobora Kedi Official mukana subscribe ndetse munasharinga video zacu. Ariko nanone ku muntu wifuza ko rwose imiripuko twajya tuyibagezaho itosoye inasobanutse 100% mukanda kanyenyeri kuko guhamagarara muri Kongo mwabantu mwe biragoye cyane, ariko nanone ntabwo guhendeza, ariko tugomba kubibibutsa turihiringa, ariko amakuru tukayazana. Magashi urabona iki kintu kidakenewe ikintu rwose ni ingenzi ukuntu tuba duhamagara drone za Kanyabayonga bagutera inkunga Kedi, ntabwo byoroshye. So ngira ngo rero ni amakuru tugiye kubagezaho kuri uyu mugoroba, ariko nanone twifuriza ibihe byiza n'umugoroba mwiza mwebwe mutwumva muri hano mu Rwanda. Birumvikana abari hano mu Rwanda turi ni mugoroba, turi hafi saa 12 zishyira saa 1, ariko iyo ngiyo za Amerika ni kumanywa. Ubu ngubu ni nko mu masaa 8 za kumanywa muri Amerika. Tubasuhuze cyane na Canada nuko ni kumanywa. Twanzika Magashi ngira ngo turi muri studio, ariko bira bice bya Mugunga bya Sake isasu ryiro riri kuvuza ubuha. N'ubu ngubu turi muri studio za machine gun zirimo ziraboroga za Kalachnikov, nuko nguko za zindi za sniper nazo basigaye bazirashisha cyorera Kedi zire kuvuza uyu mujyi wabaye rimbukiro. Hari ahantu mu Kajagari Kanombe hari akabari bitago ni mwirimbukiro.
uvuze amazina y'utubari uretse gukomeza hano Gisenyi hari amazina nabonye ariko utubari tugiye dutandukanye asekeje ngo Rivune ngo mu Rwambariro harimo amazina asekeje rero ngo mwirimbukiro ubu rero Igoma naho habaye mwirimbukiro aho barimbura uwo bashatse aho bica uwo bashatse bagakiza uwo bashatse ibintu byabaye shambaride byabaye akajagari ntago wareba ibi bintu birakabije imiryango mpuzamahanga birekeraho kurebera rwose Kisekedi arimo arica abantu ku mugaragaro byabaye shambaride k'igifaransa rwose ariko tukiri ku mugaragaro rero tukiri kuri ibyo byose wamenye ko Kirombo noneho yashyizeho guverinoma Kirombo kera kabaye muri guverinoma yaje Patrick Muyaya nta urimo zahinduye imirishyo muri guverinoma yaje uriya wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga ninde Rutundura nta urimo aba bagabo bose bagiye birasira u Rwanda bazamuhagama cyane we ariko bazamuhagama arabeshya yabimye imyanya Rutundura ntawe namboko ni harya nimboko sinzi ntago barimo abantu bamwe rwose harimo abantu bashya muri guverinoma ubu minisitiri wasimbuye rero uriya wavuyeho itumanaho Muyaya yitwa Thierry ko numva yakandagiye ndayafite cyane 5 kwa 5 ngaya nguko murabyumva ko Tshisekedi rwose nyuma y'igihe kitari gito agerageza kugenda asuzuma uwo bakorana wowe mu by'ukora azajya atuma tigenda uharabika u Rwanda akamwumva akabivuga uko abishaka yamaze kuba yabadezinya tuzayigarukaho iyi ni inkuru iri breaking news ariko ku rundi ruhande nifuza ko rwose ku bakunzi ba Kedi Official ngemba nkubitira mu ivi gusa rwose ibintu byo kuripura ikintu cyitwa isasu hano ni wowe barizwaho nyuma kugivuga mu operation nawe ukoze mu isasu ibinyamakuru byacu biba bigomba kugira umwihariko nawe uvuga nk'isasu uradoda amashuri gandise uradoda ngo ni rapid fire nagaze none uko numva umutaramu ashaka kuzabiro ibintu by'imirepuku uradoda no kuvuga ngo rapid fire zirimo kubera hano hari umwihariko ushobora kwigana bikakuvuna nawe ushobora kukwigana bikamvuna buri kinyamakuru ari Magashi TV gifite uburyo kigendamo yitwa Bwiza TV kwa Mekina wafite uburyo bitwaramo byagera kwa Kedi bikaboko nyuma abantu batakwiye kujya badukonfonda icyakora cyo byahuye bibyari inkuba ni inkuba ikwarisiyo abantu benshi barayikunda kandi abadukunda Yesu yaravuze nkunda bankunda ngo kandi abashakana umwete nibo bazambona sivuga butumwa rero ku muntu wamamagaye kandi ati Magashe muri kumwe mu kiganiro ati nakunze ukuntu avuga ibutumwa avuga butumwa rijyanye n'ikiganiro atariko ubwo twari turikomoreje ku kijyanye na M23 impamvu itari gukura mu uyu mujyi uri hano hakurya yacu avuga ati mwibuke mu gihe cya ninde uriya mugabo wubakaga afite umwiko mu ntoki di Nehemiya ati buriya M23 igomba gucyura impunzi ikarwana urugamba ariko na cya gikorwa iri kugikora ati kuko Abisirayeli bagiye bataha ariko Nehemiya yubaka zirankike ati babaga bubaka ariko baniteguye kurwana siko bimeze se cyane rwose ibikorwa by'iterambere hari ahantu tuzi hari secure hari umutekano ibiriro byinshi M23 byamaze gufata ahantu henshi hatandukanye ndetse hanini cyane hanangana hafi n'u Rwanda cyangwa hafi kurutaho aho hantu rero izi mpunzi zirahangaha rwose ariko abantu bagikomakomeye wenda mwe muretse abakecuru niki ariko mwabantu mwe muri mu nkambi gifite agatege ubu murakora iki kwe nimuze mugende muyobore hari ahantu abantu batangire musarure niri ya myaka FDR yasize ihinze yo kacoba ngo yasi akosora rumogi rwa rwini uzi ibigori yasize zantuze hari ahubwo ibigori naho rumogi rwo yarapakiye urumogi rwo iracyarurimo Kanyabayonga irimo iragemura za Minova igemurira abarundi urumogi bararuhaze urabona baruhaga bakica abantu isho ryaratukuye ari ifoto nashize mu rubuga kare harimo umusirikare wa FARDC yakuruye umusa hagitabira byo bavuga n'umusa imisaya yahombanye hano irimo ndaje nyekwereke kira kintu yarafite bakita strombone Nigi strombone nahoza ni umusirikare buriya ubu ntashobora kubona inkoko akagira ngo ni intare so Magashi rero uyu munsi wa none hiriwe amasasu ariko imvo n'ivano y'ayo masasu n'amagingo n'ubu ari kumvikana umusirikare w'umuzarendo hanyuma nabona abasirikare kameme abazarendo umwe muri bo yagaragaye mugunga yambaye uniform yabitwa ngo ni special force ya FARDC bita ngo ni Hibu uziko bagira uniform yabo
mu kugaragara we yikatisha muri zira karitsiye za Mugunga bati wa muginga we uniform wayikuye iyi ni kazarawe wambaye uniform yacu gutaba wayivanye muzare nasobanura inzira byaciyemo kugira ngo ayibone mwaho ibyo bidahagije baravuga bati yingi we ntago byumvikana mwebwe kwanza musiye muna sabota igisirikare cya FARDC babaramwishe bamurashe witwa Kambuzi abari gukerakera hari yareba ko imisoro iri kuboneka nta kiryama mu defense kuko abatekereza ko bashobora kumugwira self defense abayerekana ko ari gukontorora ari gukagwa eneo ko buri mu gitondo Kambuzi abasirikira muri Mugunga ntagajya aba muri turatu defense twe yagenze hariye kuko avuga ngo batumurasiramo aba bamuhaye makuru ko umusirikare we arashwe my friend yaje arakara n'umuji ararakara ku buryo bukomeye cyane batangira gukozanyaho na FARDC n'amagingo n'ubu niba M23 nayo iri bwinjiriremo ikazi karwana ariko kuri iyo niyo mvo n'imvano duheruka yari amasasa ari kumvikana amagingo kugeza ubu aba bantu rero bose uko bangana tugiye kubasabira inama yo kutumvikana kuko na FDLR nayo yarasanye na FARDC ubwo bari bateza mbusi kiri mwami urumva ukuntu ibintu bigenda binyuranwamo umuntu amaye comment aravuga ati ikiganiro mwakoze aravuga ati cyari cyiza atahubwo buri kintu mutamenye ekenge yamaze kumenya ko M23 ugiye gutsinda none arasanga harimo yisabira imbabazi aho agaragaza yuko Kongo ifite ikibazo cya FDLR kubera iki atabivuze kuva kera arimo arikingiza mu yandi arimo arikingiza no kwango hari abantu hano bagiye kwikingiza ndetse turaza kubona n'abandi batabonetse muri guverinoma baza bavuga bateri ko FDLR kitubangamiye ubundi ibi bintu kubera iki Kisekedi akomeje kwicira abantu ku rugamba ni ukuvuga ngo Kedi sibyo reba nk'ubu ngubu barimo barasubiranamo n'abanyekongo barimo gupfa n'amaboko y'igihugu arimo kugenda reba abahibo baje hariya barapfuye bararangira aba special force barapfa aba garde presidentielle bageze hariya barakumbagurika none ubu ngubu n'abihugu by'amahanga abarundi bo tafoke zigira muri esheshatu zararimbutse sibyo iyi nambara mw'abantu mwe barimo barayihomberamo ari benshi none bageze hano basubiranamo babwira Kambuzi bati wowe rero genda ukabe hariya Isake ugeze kuri deployment Kambuzi uyu ni FDLR warwanye wisha abantu wakoze ibibi byose nyuma yuko ariko nyuma haza gufatwa amatekwa na mayimayi bita ngo ni APCRC ya Janvier Karayire umaze igihe rwose agaragara ari prirepete mu maboko mu ba diplomate cyangwa se mu nzego nkuru z'igihugu cya Kongo aho bagiye bamuha n'imyanya ikomeye bakaba baramugororeye n'indege ejo bundi we na Omega yo kujya agendamo uyu nguyu iki cyama cye cyitwa APCRC nicyo kiri muri Sake noneho bahaye deployment Kambuzi kuko hamaze igihe kuva M23 yagera muri kiragici ni Kambuzi wari uhari cyakiye cy'ibyanwa wigeze ko igihe kimwe cyamenye abasirikare ba FARDC bavuga ati mwebwe kuko idupanga mutaza ngo tujye ku rugamba ahubwo yakangaye mu Tanzania ati tutavanya uribuka kabana mu Tanzania hariya bakamusaba imbabazi ati ngewe cy'ibyanwa cy'ishyano cyane iki rero bagikubise deployment ya Minova kirapinga gisivile nge sindi muri no kikubwira ko umuntu ari autoproclame kuko nta musirikare baha deployment ngo aze gupuza yamuri ya kiongozi Manake kupuzia amri ya kiongozi moja kwa moja unashtakiwa wanakukamata wanakufunga moja kwa moja. Ndio sa. Nukuvuga ngo Kambuzi nyuma yuko bamudeployinze Minova kavuga ati ko nta modoka zica muri route nationale numero 2. Ko nta myaka ikiva muri Masisi igiye Minova. Muri ko muranjana muri ari ya mapfa ngo ngiye gukora iki. Mushaka kujya kutsindayo yabyanze urusasu ruri kuvuga. Kambuzi ashobora kuba ari watangije uyu muriro nkurikije izi nkuru ebyiri ziri kumuvugaho y'umusirikare we warashwe kubera uniform y'abandi yari yambaye no kuba bamuhe deployment akayanga bagashaka kumwerezaho ku ngufu. Kambuzi urugamba ejo mu gitondo turabazana cyitwa Idonido mu by'ukuri kwitwa Kambuzi aravuga ati umusoro wa Sake uraryoshye abamotari uko bwije uko buke mba nasoresheje nagize ne ejo bundi hari inkuru numvise ngo yujuje inzu itabonana hano mu Goma urumva ko Kambuzi yabaye Kambuzi tukiri mu mujyi wa Goma rero hari umusore rwose mu kanya gato muri quartier bita ngo ni Trameko uguye muri quartier y'imyaka 23 hafi yo bitaka ngo ni aho bita ngo ni cafe aguye muri muco bita ngo nico bita ngo ni cafetaria ahacurizwa amata n'amandazi cyangwa n'amakawa gutyo gicanye burendereye ninde umwisha ariko momo iki muri hari abandi uretse FDLR ndugu
FDLR hano hantu ni ukuvuga ngo urumva Kambuzi ntago yaba Kambuza hariya FDLR itabishaka sebyo. Ikindi cya kabiri bafitanye amasezerano buriya isaha n'isaha uko babona ko Kisekedi agiye guhirima kandi bakaba bazi ko bobo yamaze kwidekarara mu bantu bitwa kara bwoko bw'abahutu bavuga n'igihutu n'iki agomba gukora ko ashoboye gashyira hamwe na FDLR kabisa kandi barananywanye kuva kera barasa urumva yababaye niyo mpamvu rero n'ahari deployment zabo zirafatanye ni hatari zirafatanye urumva rero ubu bwicanyi za Rusayo hariya za uzamukara za Kilimanyoka na he hose ni deployment zabo usohokamo hariya za ntuze za Rusayo winjira za Mugunga izo zose ni deployment zabo za FDLR kuba mu deploying akanga aba FDLR ushaka kuvuga ati ntujye hariya dore ibintu bimeze nabi baragufata muzima bitewe n'ibitendo byari bimaze kuhabera ubwo abazarendo na coalition ya FDLR n'abandi bose b'abarundi n'abaki bose ubwo bahoraga ruva gusenya hariya rwose hariya muri rya rutoki hagati ya ntuze ya Mushaki na ntuze na Rutobogo ku kiraro cya Rutobogo ubwo ni muri axe ya Rutobogo barashwe karava mu gitondo nabigarutseho ariko mbere uko dukomeza nyine ndashaka kugaruka kuri no operation yakozwe ni drone mu 23 drone zo kwende kona ziri kugenda zikora majabu iriya drone se yagiye kubita ahantu hitwa muri axe ya Rwenda ahantu bita Kaina rero iriya operation igiyewe na ise operation uharibifu kuharibu vifaa vya adui sebyo iriya ni tekinike ikora mu gisirikare mu gihe cy'ubunyeshyamba ni ukuvuga ngo iyo udashoboye guhita wadivasinga ukubita usasanura n'iki cyangwa mbere yuko wadivasinga uba ugomba kudistroyinga ibikoresho bya enemy wawe kugira ngo numutera azabura ikintu yifashisha cyane buriya rero mu yandi magambo buriya bukiye mu gitondo M23 wishatse sha yakwadevasinga ara kandi yafawe kwaba ari ukuguruka gusa none se bakwitabaza iki kandi yamura yose yahiye hahuriyemo amabogisi ya za machine gun harimo amabogisi ya IT2 harimo amabogisi ya nuze kandi yo muri hiye kubera n'amakopora barimo kibari kibazo ibintu byabaye bahari bashatse kwiruka ibaza imiripuko no kuvuga ngo hari haba ibintu byitwa bya nyamugigima ukagira ngo isigize icyo bita tarambure maderateur tarambagoze ko enzi kutazi igifaransa nkaba numva usigaye ukindusha wa mugabo we wabaye mu bubiri wabaye mbere wumva ari nk'umutingitsi tarambure maderateur ujya za Canada ntumbwire tarambure ma wa mugabo we wabyigiye habaye tarambure ma rero hari ahantu bitwa za Kaina Taramburema werekeza Beni uturutse Kanyabayonga niho habereye ibintu bya Taramburema doratere igihe M23 yafataga drone hanyuma ikavuga iti noneho reka mbanze ndangiza biriya bikoresho umunsi nabadivasinganye bazareba uko babigenza baje barwana umugenda ibaze rero iri yamura ibaza amakompora ya muri ibaza amakompora yararimo kandi babazigera bakurura yarabihore barabigwiza bari bageze kuri phase yo gutunda abasirikare kuko nagwa atunda abasirikare imbere y'ibikoresho hano mu kibaya nigeze kubaha story kuntu M23 yabateza akagozi igakora icyo bita fagasi urumva fagasi mbasobanura fagasi abakunze ba Magashi TV ibiriya rero nabyo bimeze nka fagasi fagasi uragera ugafata ibyuma ugafata ibicupa ugafata ibintu by'imisumari ugafata ibintu byose warangiza ugashyira wanyuze ukazamura urusigo ukarushyira hariya haruguru wabona hadu yagezemo hariya rero ugahuza insinga rwose zigakuza ngaho rero ibaze noneho noneho ibaze ikintu kiruta fagasi nk'inshuro 20 ubwo navugaga amura ni ingorane mwana ngaho ibaze imiripoko yabereye hariya ubu rwose yagerageje ubiri gucukura ngirebe ko twaramutse ari twarokotse ariko ndakubwiza ukora abasirikare muri la axe uretse wenda bagize ubwenge bafite imbundiro nga magazine nk'eshatu ariko ubundi ako subundi M23 turabona ntago yakabaye ifatirana igakubita abaginga abagabo bameze iki gitero rero kibayeho nyuma yaho Kabunda hagereye wabwiye se Kabundi uje kurwanisha iki wa muginga we ibyo uje uvuga ngo uje kurwanya abafande makenga wewe waragiye uraregeza ikisha zurya imirete umera nk'abandi batindi bose utangiye kugambanira ubwoko bw'iwanyu urumva bizaguhira bati ngaho ngwe no turebe imbondo zakoresha wa muginga we cyangwa ari kuri gahunda sha ni kuza biragoye cyakora zabarangira ahantu ari biramba nigeragereza
indi nkuru ivuga kuri Kabundi nabonye ni ihira. Inkuru ya Kabundi rero uriya mugabo nabonye ejo bundi ari mu nama ariko atishimye, ashobora kuba atanezerewe, afite ikibazo mugabo. Kabundi agomba kugira ikibazo akagira n'ubwoba kuko ibi bintu nibyo kumwicisha, ibyo kumukozaho umutwe. Icyambere natsindwa urugamba ntago bazamujenjekera nkuko bajenjekeye Ciriwewe, ntago bazamujenjekera nkuko bajenjekeye Ciri mwami cyagiye rukanka ahungabonagana yambaye kamambere. Naho nk'aba bamabori bari bamasunzudi abo bose bari mu manegeka, uratsindwa gato baragukata ijosi barakujyana amakara, kandi cya gihano cy'urupfu n'igitangwa nimwe bazaheraho. Ngayo nguko rero mwabyumvise uburyo ki situation imeze. Ni FRDC yiriwe mu marira n'agahinda yaba muri axe ya Rwindi, ubwo ndavuga Kanyabayonga, ndetse no muri axe ya Sake, kuko ntabwo yahiwe n'ubu ngubu rusasu ruri kuvuga, nubwo Cimwami yamaze gukura amateka arenga tuvugana, yibereye rwose muri cyakirwa mu kiyaga cya Kivu, dore ko ari hasanzwe apiga icyo bita igote. Hanyuma ngira ngo Magashi hari indi nkuru iri kuvuga ko rwose witwa ngo ni Moise Katumbi Chapwe, uyu ni umuherwe rwose akaba n'umunyepolitiki ari muri Kongo Kinshasa, bagiye kasohoka mu gihugu agiye gushyira ikipe y'Amazembe. Umugabo ko nzi ko rwose yaruciye akarumira. Ibi bintu nibyo tugomba guhuza, tukabihuza n'ibura rya Kabila, tukabihuza no gukomera kwa AFC, kandi Kabila aho abanyamigambwe bose barimo bahurira muri AFC. Nuko ngo AFC igiye kuba imbarutso yo kuzingira Kinshasa no kuyifata. Niyo mpamvu bamuborotse, none bakavuga bati wewe tumurekuye batarajya hehe uyu nguyu. Kabila yaraducitse ntabwo tuza aho ari, agiye kuduca muri humye. Kabila wabona agiye gucigwa Dorite, ariko uyu mugabo Kabila we wacigwa Dorite hariya nabonye hari ibishyamba by'inzitane hafi gwa Dorite, ndahazi narahabonye. ariko iyo uri Centre Africa ugira gutya rwose buriya Boziza ajya guhunga yamanutse mu ndakiri mu nzu, ndahazi gutya narahinjiye. Iyo ndakire ari kugeza mu mugezi witwa Obang, naho ngaho yaciye yambuka Obang. Rero gwa Dorite ifata kuri Obang. Gwa Dorite ndahareba gose ni wabo wa Mobutu Sese Kundu wa Zabanga, ndo wa Zabanga ari bahakura seruka bura Wesdro hariya si ako ngo hari ibishyamba by'inzitane, hari ibishyamba hirya no hino, ariko hari n'ahantu nyine hatari amashyamba. Hande rero mu by'ukuri hariya twibukiranye yuko hari inyeshyamba ziharangwa zitari zamenyekana impamvu yazo. Hari n'izindi ziba hano hepfo muri nuza muri Katanga, hari n'izindi muri Katanga zo kwa John Numbi, numba ariko vipi. Hari n'izindi noro ziri kwa Koroneye nangaho yaturutse, naho zirahari hotuwere mu rugabaniro rwa Sudani na Centre Africa. Izi nyeshyamba zose zizatangira akazi gye nuzaziha komanda. Niho ruzingi ya buri komanda post yabo iri hehe. Koroneye nanga uzarwanisha M23 kuva Nord Kivu paka Kinshasa, cyangwa iyi mitwe nayo igomba kuzidekarara mu Misiri. Yararangiye, no kuvuga ngo ubusesenguzi twakoze barimo barambwira bati ibintu mwavuze ni 100%, ibintu byararangiye, ahubwo hasigaye akantu k'imbarutso gusa. Ikigaragara no ko abanyekongo bamaze kubona yuko Kisekedi nta kigenda, ibyo avuga ntabikora. Urumva kandi noneho arimo aramarisha abanyekongo, baramwambika ipingu kandi aramarisha abanyekongo arengera FDLR. Kandi imagine rero kora watipe nge nare bivuze igihe cyose Kongo idashaka kwitandukanya na FDLR magasi ndi bazakomeza gupfa kugeza bazavuka mu binyejana bisigaye, bazakomeza hamwe imidugararo imbarutse yo kugira ngo Kongo igaruke mu mutekano. Tubibutse kwaba bantu n'abagome amaraso yabo ari mu biganza. Uzi ko Rutundo ejo bundi muri Angola yageze muri ya nama y'abakuru b'ibihugu, wa muhuro ari delegation yavuye mu Rwanda, bagiye guhura n'ivuye muri Kongo, umuhuza ari president Joao Lourenço. Rutundura mu nama aravuga ati tugiye gushyiraho strategy zo z'uburyo twamenasa FDLR. Nyuma ku nshuro ya kabiri yagarutse avuga ngo FDLR rero ahindura imvugo ngo uwabaza yiherereye, yaba imiryango mpuzamahanga yabizaho FDLR iherereye cyangwa se igihugu cyo mu karere, muturangira hwiri twe twarayibuze. Bivuze ngo ntibashaka kwitandukanya nayo, ariko bakibagirwa ko intandaro y'amakimbirane n'intambara z'urudaca n'icwa ry'abantu n'ibiki byose biraba muri Kongo ari FDLR. Ariko Ekenge yabivuze ati 90% impfu z'abanyekongo barenga 10,000,000 zahitanywe n'aba FDLR. Aho rero niho umva harimo agatego.
ni gute byemeje mu gihe nk'iki ngiki ubona barabihakanye barabihakanye ahubwo ababihakanye ko mbona babakuye muri guverinoma bimeze bite bwaje barazanye propaganda cyaki ariko rimwe na rimwe cyanja mbona Kisekedi nawe akorera muri AFC uyu mugabo rero abantu bajya basesengura agasaba Kisekedi nawe ngari muri gahunda ariko je sinyabyemera ariko kugomeza kwinangira kwe ndabishigikira nta biganiro dushye mpamvu se jewe kuva kera abakunze ba Magashi TV barabizi najyaga nsaba mwamba bariye Kisekedi mukamwibira amajwi nanda kayiba akaba perezida karibwo bizabagenda ne gukora gahunda kuko ubu ngubu nta biganiro mu 20 ibyo bagiyemo byose byabaye neya uko Moise Katumbi yaza kuba perezida buriya byari gusubira inyuma akajya kwitegereza reka tubanza turebe ngo iki harya iki harya byagenze bite ati harya M23 murasaba iki ati tubigenze dute bagasora amasezerano ya 2009 ibintu nk'ibyo ariko mu by'ukuri kuba Kisekedi yaratsinze ukuri ko ari kuzwe kandi yarahagaze kuba atazemera gushyikirana na M23 hariya rwose ibyo nibyo byashije M23 kugira imbaraga bakavuga bati n'ubundi nta handi tuzerekeza n'ugupfa no gupfa aho kugira ngo dupfire mu mahanga dupfe turi mu gihugu cyacu dupfire ku butaka bwacu twiviri iyo ngiyo tugaruke kuri iki kibunda cya FARDC ngo bagitwitse kibivu iki kibunda ntitwagitangiye kivuye Kinshasa kigeze Bukavu abantu bajya badukurikirana iki kibunda tukagikura Bukavu tukakizana Minova iki kibunda bwa mbere kigakora test kikoreye test ku passinga rya M23 cyagiye bavuga bati ni liberation bari kumwe n'intama yego urabyibuka ndabyibuka ejo intama se sumusha ntabwo uzi ko intama igeze abantu mu gihugu intama buriya uyu wibye intama cyangwa se wishe intama ngo amaraso yari gukurikirana iyo she mu buryo butemewe intama buriya mu by'ukuri rero y'imbunda ejo se ko twabwiraga akunzi ba Kede official yuko imbunda bayizanye igoma bakihageze igoma rero twese niba twari twayirabuye niba nayo yari yabibonye ntago tarigeze tebwo wamuntu ariko rero ubwo mu gitondo cya kare yibyukira witereka tukwereke ko ibintu byose bishoboka niyo mpamvu iyo operation iza kwitwa uharibifu kwangiza ibikoresho bya duyi akicara nyine avuga ati none babaginga turabagenza dute none ngo bazanye undi muvuno di umeze ute ngo barashaka kwica abakiongozi bari mutweteze yitwa ngo ni Blackwater barashaka bafande gusa none se ntibajya bohereza za drone n'ubundi ntibohereza za drone bikarangira ese zabishobora ahubwo kandi cyo kibazo nese babishobora gute igitera inzara gitera n'ibihahisha evuvetro cyatumye mu ntambara yari izi uburyo iziri yari izi uburyo izarinda bakomanda ubu saba bakomanda y'abakuru ko ari umwafanda ukomeye cyane arutse kugenda kandi ahitanywe na coalition ariko ibyo ngibyo burya nta nsinzi itagira ibitambo my friend mu gihe tutari twaririmba ngo pamoja tuwakumbuke mashujaa wetu leti kasi toro leti wine bareti kana ntago byabura ntago igihugu wapfa kugifata ariko gusa rusangira rudakoramo kandi intwari ipfuye havuka indi koko niko kuri sibyo c'est ça la réalité mu France agenda nago turi bugende tutavuze yuko ahantu bita kwa Sendagari Bujumbura ubwoba ni bwose amagerenade barimo bararipura amagerenade hanyuma amagerenade rero bayohereje aripura noneho kabine y'amashanyarazi ubu tuvugana ikintu bita ikiyere rwose ntabwo kiboneka ubwoba ni bwose ibintu tubishigikire ndugu birabintu no ubwoba uzi ikintu cyambabaje cya kigarashe njye nkubwira cyitwa turayishimiye Jean Paul cyavuze ngo shango dore ngo buriya ngo ni RDF ngo agiye gutera amaguru nede mu muriro w'i Burundi uzi kuzatuma nanjye nyataka hakuwagira uzakivuna kweri Burundi imaze amezi n'agaha bakoze checking bakoze cyitwa za kufrefe bakoze za kodunandisaci ikinyarwanda hari barafuko baragufunga byaba ngombwa bakanakwica bakakuza ingera yaragize kavuga ngo ntera uvuga ngo bagiye guturisa gurunede my friend hasoni wa hari bitutsa ajya koresha muzatuma tubyiga ahubwo tugiye gukodesha Jessikizo ngewe nzakwishyura ibi bitutsi nukira twayishimiye twebwe ariko ntabwo twabikoresha ariko harigiye rwose numva ibintu nkumva nanjye natukana ku muntu uvuga siyo mpamvu nanjye anukana shaka umukozi w'Imana ipfuye ya fake twe murabona urwo mwanya tuwufite uzi ko niyo y'abadiyakoni bo mu rusengero ubu ngubu neva igihe amaze amarisha Abarundi ubu ngubu bafite abanzi baki Burundi umva my friend twebwe tuza kamara iterambere ry'abaturage rimaze ntabwo Rwanda rufite umwanya wo kujya kwangiriza ibikorwa remezo araduye rwagenda rukamurasa rukagaruka
ziriya grenade ariko ngo zamaze abantu i Burundi. Mu Rwanda ntabwo dutunga grenade, nusikara DF urabona grenade. Grenade zigiye tuzerukira mu ntambara bacengeze. Nese nk'ibi bigabo yabize bikura amagambo nkaya ngaya he. Ibi nyine ni propagande. Urumva kirimo kirahakwa. Ingabo z'u Rwanda ko ntarabona umusirikare n'umwe ugenda na grenade. Wazibonye grenade. Ziko no ku mafunzo batazigisha ndugu. Bya grenade byararangije. Bya grenade ni iby'ubunyeshyamba biri aho ngaho by'intera hamwe. Pe. Ubwo rero urumva aba bagabo nyine ni bya ako bibagabo baza bikodesha amafaranga menshi. Abishyura 50 by'amadolari. Hanzabe amafaranga. Rozi cyakigarashe kinyamurenge nkubwira siyo mafaranga kizenguruka ngo kigiye muri Canada muniga nta. Kizanega siriya ntama bizakunda. Magara. Tuzagaruka ku munsi w'ejo reka twe dusubikira. Ejo rero tuzabaza nico bita report ya risasi na mageruhi. Barwanye wazarero bazizajaye ariko turaza kubigarukaho mu gitondo twumve ngo byari bimeze bite n'ibyaya masasa ari kuvugira mu mugunga. Turayagarukaho icyo musabwe ni kimwe no kubana natwe mukora subscribe musharinga video mukora like na comment n'ibiki byose ariko munatera inkunga. Ako so wayivuga ni 07884864 telefone yagiye ukabyara. Ngiye kujya nyishyiraho nanayibabwire kuko guhamagara drone ziri hariya mw'abantu mwe ni ingorane zikomeye cyane kandi murabizi neza ko hari umuntu waje muri YouTube ukoresha ngo kakajwi murabizi neza ko akakajwi ko mutaramu yo mutakumvise ntago biba bimeze neza so tuzasubire ku munsi w'ejo rero bye bye.